rero aha twakwibaza ngo ese iyo uvuze ngo mana mbabarira ubumenya amaraso ofete hari ibintu abantu hari ukuntu bamara imbaraga ikintu cyo kubabarira ibo bakagira ngo nibo bagihaye imbaraga. Hari ukuntu abantu bitiranye ibintu bakagira ngo nimba ibibiri ijambo ry'Imana cyangwa twebwe tuvuze ngo icyaha, uburyo icyaha imbaraga zari zifite, igishobora kumaraho icyo cyaha gusa yari amaraso y'Imana. Imana kubanza kwambara ishusho y'umuntu, Imana igapfa ikazuka, icyaha kikabona kubonerwa umuti gusa. Ubwo nibwo bwitwa ubuntu. Urumva ko icyo kintu kiremereye. Mu yandi magambo, valere y'ubuntu, agaciro k'ubuntu karangana n'amaraso y'Imana cyangwa se karangana n'urupfu rw'Imana. Icyo kintu ni ikintu kiremereye. Abantu bakitiranya ubuntu bakagira ngo ubuntu ni ubusa. Iyo havuzwe ubuntu ntaba havuzwe ubusa. Haba havuzwe Imana ubwayo kuba umuntu igapfa. Urumva icyo ni ikintu gikomeye mu kubarwa kw'ibyaha. Noneho abantu rero ukuntu bafata ibintu bakabimara imbaraga n'agaciro, ibo bakagira ngo kuvuga ngo mana mbabarira ngo nibyo biri bukureho ibyaha. Ntabwo ariko bimeze. Mana mbabarira, mana mbabarira, mana mbabarira. Kuri hano ugutaka n'amatakira ngoyi. Nugutaka ninka kwa kundi ubushize nabibwiyeho mperuka kuganira nawe ku yindi TV, ndamubwira ngo iyo umuntu asitaye ntawe uje umubwira ngo urataka gute. Iyo usitaye uburyo bukujemo nibwo utaka. Hari abataka baboroga, hari abataka bukuti abanduti ndapfuye mana, abandutiye baba we. Buri muntu ataka uko ashatse. Rero kuvuga ngo mana mbabarira nyuma yo gukora icyaha nugutaka bitewe n'uburyo wasitaye. Ntabwo mbicira urubanza, simbicira n'iteka, simbyita bibi, simbyita byiza. Gusa icyo ubutumwa buhishura nuko iryo jambo ngo mana mbabarira rivuye mu kanwa ridashobora kubabarira ibyaha. Iryo ni rito cyane. Iryo ni rito cyane mu kubabarira ibyaha. Ibyaha bikurwaho no kwizera Kristo Yesu. Kristo Yesu ubwe niwe wabaye impongano z'ibyaha by'abantu. Rero iyo twizeye ayo maraso turavuka. Iyo umuntu amaze kuvuka ahinduka iki? Ahinduka umwana w'Imana. Iyo wahindutse umwana w'Imana rero ntabwo umukuwe mu isi y'umubiri, uracyambaye umubiri. Kamere muntu iracyakurimo. Kubera ko wambaye umubiri, ejo n'ejo bundi ushobora gusitara ugakora iki? Ugakora icyaha. Cyaha ntabwo kikwambura identite wambariye muri Kristo Yesu. Ntikikwambura kuba umwana w'Imana. No, uracyari umwana w'Imana ariko wakoze icyaha. Hari aho umwanditsi yanditse aravuga ngo nta mukiranutsi ubaho ntakora icyaha. Nta ntungane ngo bwire idacumuye. Mu yandi magambo, uritwa umukiranutsi ariko wakoze icyaha. Naho idini ryo rirabicurika rikavuga ko nimba uri umukiranutsi wabyawe n'Imana, umwana w'Imana, ugakora icyaha ngo uhindutse umunyabyaha, ubyawe na Satani. Hari ibyaha Yohana atandukanya mu nzandiko ze zitatu, sinazija kubisigura byatwara umwanya muremure. Yasobanuye hejuru ngo y'icyaha cyicisha n'icyaha kiticisha. Aravuga ngo nuzabona mwene so akoze icyaha cyicisha umusabire, ariko nubona arimo akora akoze ibyaha biticisha umusabire, ariko ngo nubona ari mu cyaha cyicisha. Icyaha cyicisha yavugaga ni icyaha cyo kutizera Kristo Yesu. Ni icyaha gikorwa n'abapagani, guhakana amaraso ya Kristo Yesu. Abo ntibaravuka, ntibaragakizwa. Naho ibyaha byicisha biticisha plito ni ibyaha bikorwa n'abamaze kuvuka ubwa kabiri kuko bacyambaye umubiri. Paulo yabivuze haravuga ngo iyo ngize ngo nkora icyiza, mu rwa kabiri yandikiye Abikorinto ndibaza ngo ibi bibinze imbere. Aravuga ngo rero ni gute ngira ngo nkora ibyiza ngasanga nakoze ibibi? Iri tegeko ryatanzwe riza ari itegeko ryiza ririziranenge, ni gute rigeze mu mubiri wanje rihinduka rimpindukira ikibiri imbyarira urupfu? Aravuga ngo ibyo rero sinjuba ukibikora, ahubwo ngo ni ya kamere iri muri njyewe. Aha Paulo avuga ngo sinjuba ukibikora, ahamanya n'iri jambo Paulo umwanditsi mu rwandiko rwa 4 mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana ibice 4. Hari aho yagaragaje yavuze ngo uwabyawe n'Imana wese ntakora icyaha, kuko ngo imbuto y'Imana iri muri we. Uko kudakora icyaha yavugaga niki? Uko kudakora icyaha yavugaga nuko wamaze kubyarwa n'Imana. Iki cyaha cyicisha cyo kutizera ntashobora kugikora kuko yizeye Kristo Yesu. Ibindi byose akora ntabwo ari cyo cyaha umwimerere, ni imbuto z'ibyaha. Mu yandi magambo icyo ukora urabigaya kuko wakoze ibintu bitari ibyawe, umutima wawe urababara, wisanze mu bikorwa bitari ibyo mu bwami bwawe. Aha nshobora no kubigereranya n'urugero ruvuga ngo umuntu muzima, umuntu ugenda, ubaye uri kugenda ku nyanja y'amafi irimo amafi, ukaba wanyerera ukikubita muri ya nyanja, urahita uhinduka ifi? Tuhinduka ifi, uri umuntu waguye mu mafi. So umukiranutsi w'Imana cyangwa umwana w'Imana, umukristo bakijijwe, gukora icyaha ntibimuhindura umunyabyaha.
ahubwo agaya cya gikorwa kibi akicuza agahindukira akaripentinga akihana. niwumva wenda ndinjiye tubwire ngo nukuguca mu ijambo. Nta kibazo rwose tuganire wisanzura ubaze kabisa. Namba numvishe neza uvuze yuko icaha ari kwihakana Kristo cyabuze ibyo yakoze, sibyo? Uyu munsi wa none mbaye naramwemeye none nkavuga ngo mwikuyemo, ni iki nokora kugira ngo mwikuremo kuko naramwemeye ga none urambwira yuko nta buryo nshobora gukoresha kugira ngo nihakane Yesu cyabuze mvuge sinkimwizeye, I'm done. Urakoze cyane. Aho ahantu haraza kuvamo ibintu byinshi bishobora kuvamo amatopiki maremare, ariko ndagenda ngusubiza mu ncamake kuko ni mu kiganiro. Abazakeneye inyigisho zihagije bazanshakisha cyangwa bankontakte mbahe inyigisho zigiye zagutse zisobanura ikintu ku kindi. Ofete ngira uburyo bwinshi tangamo inyigisho ku mazumu n'ibindi na ku macano yandatandukanye. Hari uburyo ntangamo inyigisho nk'iki kintu cyonyine tujya tukigira ikigwa. Bushize nari ahantu nari mfite ikigwa kuri Zoom cyamaze hafi ukwezi kose nganira n'abantu bo muri Canada n'abandi baha Amerika n'abandi Canada na Amerika. Twarimo tuganira ku iki kintu gusa, ijambo icyaha cyangwa se umukiranutsi gukizwa niki, agakiza niki. Twari kuri ijambo ry'agakiza, twariganiriye ibyumweru 4 niba atari 3 niba ntibeshye. Ubwo urumva ko ni topic ndende, kandi buri munsi nakoreshaga amasaha agera kuri 3 cyangwa 2. Ni topic ndende, ariko kubera ko uri mu mbaza gusa nk'umunyamakuru ndakoraho bukeya. Iki wari uvuze uwabyawe n'Imana, iki Bibiliya yavuze ngo ntakora icyaha, bisigura iki? Uwamaze kubyarwa n'Imana abavutse ubwa kabiri, kandi ntihabaho kuvuka ubwa gatatu. Habaho kuvuka bwa mbere umuntu abyarwa na nyina na se. Kubyarwa ari byo Bibiliya yita kubyarwa n'amazi, kuvuka mu nda ya nyoko na so. Ibi nabyo abantu kubera kutamenya ijambo baza bavuga ngo ni kuriya kubatiza umuntu, kuriya batubatiza bakubika umuntu mu mazi bamwuburura bakamavuga ngo yabyawe ngo yavutse ubwa kabiri. Oya, kubyarwa n'amazi biri yuvuga no kubyarwa kuvuka mu nda ya nyoko na so. Niko Yesu yabwiye Nikodemo ngo utavutse ubwa kabiri tushobora kugira gute, ntushobora utabatijwe utavutse ubwa kabiri. Avuga ko ari ukubyarwa n'amazi ukongera ukabyarwa n'umwuka wera. Uku kubyarwa rero iyo umuntu amaze kubyarwa n'Imana, amaze gukizwa, plito amaze kubyarwa na se na nyina bavutse ubwa mbere, iyo wizeye Kristo Yesu ukabatizwa ububyawe ubwa kabiri, kubatizwa mu mwuka. Kuko kubatizwa mu mazi dukora ni ikimenyetso gusa kigaragaza icyo twizeye. Kubatiza ni baptizo mu Kigereki bisigura ngo guhambanwa. Ugaragaje ni ikimenyetso cyo hanze, ugaragarije abantu ko wizeye wapfanye na Kristo Yesu, bakubitse mu mazi barakwinuye ukazukana nawe. Iki kimenyetso rero ni ikimenyetso cy'umubiri. Aya mazi asanzwe ntibibasha gukuraho ibyaha. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ibyo umuntu aba yizeye mu mutima. Birashoboka cyane kuba wizeye warabyawe n'umwuka ukaba utabatizwa mu mazi, ntabwo bishaka kubuza guhabwa ijuru. Uko niko kuri kw'ijambo, kabone n'ubwo idini ryabirwanya. Aha nahita nguhereza urugero. Utese kiriya gisambo cyabambanywe na Kristo Yesu ku musaraba, Bibiliya ivuga ko ubuzima bwacu bwose yari umwambuzi, yari umugizi wa nabi, ntiyigeze yizera umunsi n'umwe. Sinzi ko n'amakuru yaherera amenye, ariko ngo abambanywe na Kristo ku musaraba byari bisambo bibiri. Icari iburyo bwe, icari ibumoso cye ngo kiravuga ngo nimbura umwana w'Imana ikuraho wikize natwe dukize. Icari iburyo kigira gute? Ngo gitahura ko uyu yarenganya zira ubusa. Kiravuga ngo uyu nguyu twebwe twazize ibyaha byacu, ariko uyu yarenganye yazize ibyacu. Ahita amubwira ngo data bujenje ndagusaba ngo ubwo uzaba uri mu bwami bwawe naje uzanyibuke. Yesu ahita amubwira ngo sikera uyu munsi ndakubwiza ukuri ko ndi bubane nawe hehe muri paradizo. Iki gisambo cyabonye amahirwe yo kubatizwa mu mazi, cyabatijwe mu mazi. Mu yandi magambo, kubatizwa mu mazi ni ikimenyetso, ni byiza ku muntu ukijijwe, ariko ni ikimenyetso cy'inyuma kigaragaza imyezerere yacu. Kugira ngo nsubire aho ngaho wari uvuze rero, umuntu ubyawe bwa kabiri rero umaze kuvuka, gukizwa no kuvuka ubwa kabiri, ntihabaho kuvuka bwa gatatu. Umwanditsi w'Abaheburayo yabivuzeho aravuga ngo ntibishoboka ko amaze kubyarwa n'Imana yasubira inyuma ngo abivemo, kandi abivuyemo ntibishoboka ko yabigarukamo. Kubera iki? Kubivamo ntibishoboka kuko wabyawe n'Imana. Yesu yabivuze aravuga ngo abo data yampaye mbafite mu biganza byanje, kandi ngo data wabambaye ngo ararusha bose gukomera, kandi ngo nta kintu na kimwe kibasha kugira gute ngo kubavuvunyura mu biganza byanje.
urumva ndabafite ofete bibiliya yo ihita igaragaza ko abamwizeye bapfanye nawe bazukana nawe mu buryo bw'umwuka birivuga ko bari mu ijuru. Paulo yabyandikiye abakolosayi ibice 3 uhereye ku murongo wa mbere aravuga ngo mwe mwazukanye nawe muhanga amaso yanyu mu ijuru kuko niho mwicaye mu buryo bw'umwuka mutegereje gusa ngo ko azaza guciraho isi urubanza namwe mukazana nawe. Ubwo rero ababyawe n'Imana abo ngabo bahawe ijuru, kandi ijuru ntiturihabwa mu mpera yacu ngo turimo dupfa biriya bavuga ngo yavuze ibiki ngo se ngo yireze ngo hari uwo yivuzeho ngo yabwiye ngo ibye ngo hari uwo yirezeho ngo ibiki n'ibiki. No, biriya byose ni imihango y'idini, si ukuri, ntaho bibiri bivuga, si ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni uko uwizeye ahita ahabwa ijuru. Paulo yabyandikiye Abaroma ibice 8 uzahere ku murongo wa 29 ugeze kwa 31 yaravuze ngo abo yamenye kera, urumva ibanza kubamenya isi tarabaho n'ibihe bitarabaho, abo yamenye kera ngo yarabahamagaye, abo yahamagaye ngo yarabatsindishirije, kandi abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ibyo byakozwe mbere y'ibihe umuntu ataranabaho, ariko uko gutsindishizwa no guhabwa ijuru byaturutse mu kumenya abo yabanje kumenya ko bazamwizera. No kuvuga ngo ntawe izarenganya, abazamwizera yarabamenye kandi yabahaye ijuru. Rero kuvuga ngo umuntu yizeye abyarwa n'Imana ngo arongera ngo avuye mu gakiza ngo abyawe na Satani, niko kuvuga ngo Imana irapfusha. Imana so umuntu ngo ipfushe, Imana ntiyopfusha. Abo yabyaye bafite mu biganza byabo ntawabasha kubakuramo. Aho rero itandukaniro ry'umunyabyaha n'uwakijijwe ryo bari bayirihe. Ndamutse njewe mvuze ngo uyu munsi ndiroshe mu byaha nkagira gutya, kandi n'umunyabyaha nawe arabifite, nawe turakora bimwe uko tuba dutaniye. Kongera kuri icyo kibazo abajije, kuko bazavuga ngo umuntu yaraguye yarangiza akagaruka mu ikanisa, byo ubyumvaho gute? Ese birashoboka? Ahubwo reka mpite mbera kuri iki bufasha ico gato birasa, ndahita nsubira kuri ico aho baje ikibazo cyiza. Urumva ahubwo igitangaje bibiliya yo abaheburayo nushaka urahasoma, cyangwa niba mubona amasaha agiye nta mpamvu yo kuhasoma ndahavuga. Mu baheburayo ibice 6 uhere ku murongo wa 4 kugeza ku 6 ni kimwe n'abaheburayo ibice 10 uhereye ku murongo wa 17 wa 26 kugeza kuri 29. Aho hose havuga ico kintu kimwe. Havuga ko uwamaze kubyarwa n'Imana, amaze gusogongera impano z'Imana, akavujarwa n'Imana ngo bidashoboka ko yosubira inyuma ngo abivemo, kandi ngo uwo muntu iyo yabivuyemo ngo bidashoboka ko yokongera kandi ngo agere gute akizwe. Bibiri yirirahira ko bidashoboka ko uyu muntu yakongera gukizwa. Kibaza rero ngo mbaza wenda abongera bewe amatorero n'abandi, iyo muvuga ngo umuntu ngo ashobora kwamburwa agakiza, umuntu akavuga ngo yambuwe ngo yari yarakijijwe ngo arahanguka ngo abivamo, urumva arongera abajarwa na Satani, yataye agakiza nk'uko mubyigisha, ariko si ukuri nje mbona muri Bibiliya. Iyo wa muntu agarutse, icyo kibazo warubajije muvandimwe, umbarije ikibazo cyiza nje nari kubazo bwanjye. Iyo agarutse akavuga ngo nari narahangutse mbivamo none ndagarutse, umupastor aje akora iki? Mujya mukora iki? Abenshi uko nabonye nje barongera akavuga ngo turongeye turakwishimiye n'intama yarazimiye none igize gute iragarutse. Garuka kandi ikiroma mukoze gihabanye no kuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririrahira abaheburayo ibice 6 umurongo wa 4 ugeze ku wa 6 ko uwamaze kubyarwa n'Imana hari ibintu byinshi cyane bivugwaho ko bidashoboka ko bivamo, kandi aramutse bivuyemo adashobora kongera kugaruka kandi ngo akizwe. Ngo icyo abategereje gusa ngo no abategereje ngo gucibwaho iteka n'umuriro w'inkazi uzagira gute uzarya abanzi b'Imana. Iyo rero mwakiriye uyu muntu kandi biba bigaragaza ko mwakanye ibyanditswe. Mu yandi magambo uyu muntu kiba cyabaye nsubira ku cyo warubajije. Uyu muntu hari ibintu bibiri, either uyu muntu ntiyigeze akizwa, or uyu muntu yari yarasubiye inyuma, backsliding, gusa gusubira inyuma, ariko ntiyataye agakiza. Gusubira inyuma naguha imirongo myinshi yemera ko umukiranutsi w'Imana ashobora gusubira inyuma, ariko ngo nubwo yasubira inyuma akagwa ngo ntabwo azagwa burundu ngo arambarare, kuko Imana ubwayo ngo izamubyutsa ikamukomeresha ukuboko kwayo kugira neza. Gusubira inyuma rero k'umukristo Bibiliya irabyemera birashoboka, ariko gusubira inyuma ntabwo uba wataye agakiza. Uyu rero bavuga ngo ahari ngo yari yataye agakiza ashobora kuba ari umuntu utarigeze ukizwa, wenda yari mu idini akora imihango y'idini yose tubona, ariko ntiyigeze avuka ubwa kabiri ngo umuntu we wa mbere apfe yizere Kristo Yesu, yakira umuntu musha, ntiyavuye muri Adamu wa mbere ngo abjarwe muri Adamu wa kabiri. Ubwo rero ntabwo bishoboka kuba byawe n'Imana.
imana yamupfusha ngo yongere kandi agende ngo avuge ngo yataye agakiza ngo yongere agaruke kandi ngo asubire muri ka gakiza. Ibyo ntibishoboka, ni ikinyoma, ni imyigishirize y'idini ariko idahuye n'iki, idahuye n'ukuri kw'ijambo. Ikindi kandi nimba imana izi iherezo ryacu, birize vuga ngo irangiza iherezo ryacu irirebeye hehe, kwitangiriro. Mbere yuko tubaho imana iratuzi, ituzi tutarabaho, ikamenya iherezo ryacu. Ni gute imana yaguhamagara ukitaba, ikaguha agakiza, ikakubyara, ikaguha ubugingo, izi neza ko ejo bundi izongera ikakakwaka? Ni ukuvuga ngo imana ni umuswa, ntize ejo hazaza, uyu munsi irakwandika ejo iguhanagura, ejo bundi kwandika, ejo bundi. Iyo ni imikino, iyo yaba ari imana y'injiji, ntiyaba ari imana nje nizeye. Imana twizeye ni imana izi byose, nta kiyisoba, nta kiyihisha. Ubundi cyitwa agakiza niki? Ni guhabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni ubugingo budapfa. Nimba ari bwa bugingo muvuze ko bupfuye, si bwa bugingo buhishuka mu butumwa bwiza buhoraho, ahubwo ni ubundi bugingo buturuka mu mahame n'imihango y'imyigishirize y'idini. Urakoze. Reka tugere kuri iki kintu. Shwa y'umuntu iza hehe? Kuko kimwe mu bintu imana yamuremye, yamuhaye choice. Shwa cyabuze amahitamo, guhitamo icyo ushaka. Uyu munsi ko ari nje wahisemo Yesu, urambwira yuko ntohitamwo nanone kumwanga nkamwikuraho? Sinzi, igerageza uvuge kuri ako kantu. Iki kintu wenda tuzashaka umwanya tukigire topic, gusa tuzashaka umwanya uze tukiganire, tukigire topic cyonyine. Iki gusa kivuga ngo se birashoboka ko umuntu yatagakiza? Iyi ni topic ndende nshobora kusigura neza mu ijambo, dusoma icanditswe kimwe ku kindi. Gusa igisubizo cy'ukuri gihuye n'ubutumwa bwiza no kuba byawe n'Imana wahawe agakiza, atakongera ngo gatakaze. Imana ntishobora gupfusha. Hanyuma icyo warubajije ngo amahitamo, gukizwa n'amahitamo yawe. Hanyuma nyuma yo gukizwa, none se nje nkubaza ikibazo, uremera ko gukizwa ari ugupfa? Gukizwa, Paulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, none ubu ndiho, ariko sinje uriho. Ninde uriho? Ni Kristo muri nje. Urumva icyo kintu? Utarakizwa ufite amahitamo yo kwemera kwakira agakiza, kwizera Kristo Yesu cyangwa kutamwizera. Noneho gukizwa ni ugupfa, wa muntu wa mbere arapfuye. Kristo Yesu niwe ugiye kuyobora ubuzima bwawe. Mu yandi magambo si wowe ukiriho, kuko Paulo abivuga, ni Kristo muri wowe. None se Kristo narongera apfe cyangwa arongera agira amahitamo kandi yo kongera guhunga, kuko wa muntu wa mbere yapfuye? Mu yandi magambo, icyitwa icyaremwe gisha kiyoborwa n'umwuka, gituye mu isi y'umwuka, cyamaze guhabwa ijuru kikiri hano mu isi. Ibyo uzabisoma mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere ukomeze. Usoma Abayefeso, urwandiko rwose rw'Abayefeso rurimo amagambo 3. Ijambo rya mbere ririmo uburyo ki twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Abayefeso igice cya mbere n'icya kabiri. Igice cya gatatu n'icya kane kiza kivuga ukuntu tugendagenda mu isi dukora ibyo twahamagariwe, twunga abandi. Kurya Paulo yavuze ngo Kristo Yesu amaze kutwunga n'Imana ngo adusigira umurimo natwe wo kuyunga n'abandi. Rero Abayefeso igice cya gatatu n'icya kane ndetse n'icya gatanu, ibyo bice bitatu bivuga uburyo ki tugendagenda mu isi dukoresha impano twahawe mu kugerageza kunga abandi bo mu isi tubunga n'Imana. Igice cya gatandatu kivuga ijambo guhagarara, rivuga ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uburiganya ni umwanzi uza kukwambura ikintu wahawe. Ubwo rero urwandiko rw'Abayefeso narwo rugaragaza ukuntu twapfanye na Kristo tuzukana nawe. Ubwo rero umuntu uri mu ijuru iwe yamye avuga ngo, Paulo yamye avuga ngo umwuka wacu ngo uhishe muri Kristo Yesu mu Mana, ngo mu ijuru. Urumva umuntu ukijijwe ahantu ari security afite. Umbwire rero ico kintu cyakongera gufata umuntu kikamukura muri Kristo, kikamukura mu Mana mu ijuru, akongera akabajarwa na Satani. None se birashoboka bite? Yohana yirahira mu bice 4 ngo ntibishoboka, mu rwandiko rwa Yohana ngo ntibishoboka kuba byawe n'Imana akora icyaha. Iki cyaha ni iki? Nico kwihakana Kristo, nico kutizera. Ntibishoboka kuba byawe n'Imana gikora, kuko ntariho Kristo Yesu ni uriho. Ubwo rero byo waruvuze amahitamo y'umuntu agira hagarukira ku cyaremwe gisha. Umuntu afite amahitamo atarakizwa. Hitamo wizere Kristo Yesu, numara kumwizera akuyobore. Iyo umuntu akijijwe ubundi hakoreka ibintu bitatu tari buze gusobanura cyane. Ijambo rya mbere y'umuntu akijijwe, umwuka we. Urabizi ko umuntu ari umwuka ufite ubugingo bambaye umubiri. Iyo umuntu akijijwe umwuka we uba recreated, uraremeka, ukivanga n'uwa Kristo Yesu mu Mana. Niko gufata isukari ukayivanga mu mazi, ntushobora kongera kurona mu ya sukari. Wabishobora se? Ntibishoboka.
ubugingo nawe ubwo ni imitekerereze, amarangamutima na bwa bushake yamahita muvuze. Uyu bugingo nabagira gute? aba renewed, agenda avuguruka, aremeka uko bukeye nuko bwije, akura, akuzwa n'iki n'ijambo ry'Imana. Umubiri uganzwa na mwuka wera muri twebwe, ukaba utakora ibijirari ryawo buri uko bishatse. Ariko ibihe bishobotse umubiri ukaba wakora ibijirari ryabyo, ntabwo umubiri ufite imbaraga zo kwimura mwuka wabaye recreated wivanga n'uba Kristo Yesu. Umwuka w'Imana ufite imbaraga zo kuyobora umubiri ntufite imbaraga zo kugira gute? Zo kuyobora umwuka. Umubiri rero uzagira gute? Nabo uzakizwa tumaze kugira gute? Kristo Yesu agarutse gutwara itorero, nibwo ngo tuzambara iki? Imibiri mishasha. Ariyo mazu Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira aho muzaba, aho nzaba, aho ndi ngo niho muzaba. Yavugaga iki? Yavugaga imibiri mishasha, niyo mazu yavagiye kudutegurira tuzambikwa. Ibijidini nabyo byigisha ukundi utamenya kubw'impamvu zo kutumva Bibiliya. Hanyuma rero ico warubajije ntigishoboke ico ngico. Ushobora kugira amahitamo yawe mu bindi bisanzwe, ku mubiri, kuri mitekerereze yawe n'ibindi, ariko byanga byakunda iyo wamaze kubyarwa n'Imana, umwuka w'Imana urabiganza, utangira kugira gutekereza ko ari muri Kristo Yesu, n'umubiri wawe ukawurinda kuwukoresha iby'isoni nkeya, kuko ibyo byose bikorwa na wa mwuka w'Imana cyangwa se ya presence, bwa buzima bwa Kristo Yesu muri twebwe. Ibijanye n'impano, Bibiliya ivuga impano z'uburyo bwinshi butandukanye. Hari impano z'umwuka zigaragara muri Bibiliya zigera ku 9. Impano y'urukundo, y'ubwenge, impano z'ubuhanuzi, impano ni nyinshi cyane, zo kuvuga ku ndimi, zo gusobanura indimi n'ibindi byinshi ngibyo. Impano z'umwuka ni nyinshi. Izo mpano rero ni impano z'umwuka wera. Hanyuma umuntu udakijijwe ashobora kugira ingabire karemano, ikintu yavukanye, akaba yabona akanerekwa, akaba yanakubwira ngo ejo bizogenda uku nuku. Umuntu udakijijwe ashobora kugira umwuka urondora. Hariho umwuka w'isi ugendagenda mu myuka mu kirere ugenzura iby'isi, hakaba n'umwuka w'Imana ugenzura iby'Imana. Umuntu rero udakijijwe afite impano nawe runaka afite, ariko icitwa impano z'umwuka wera zihabwa abantu bakiriye umwuka wera. Okay, dukomeje. Reka mbanze nibutsa abantu ko ari One Africa Channel, turi kumwe hano na Pastor Reagan. Hanyuma turiko turaganira ku byo abantu benshi, Pastor yatubujije ku byo abantu benshi bavuga ngo ni inyigisho z'ubuntu, ariko kuko yabisobanuye twaje gusanga atari inyigisho, ahubwo ngo ari impano y'Imana. Hanyuma rero tugenda Pastor, reka tuvuge kuri iki kintu. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya riza rivuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami kandi ngo ukabyizera mu mutima wawe ngo uzakizwa. Byatumye nibaza ntese gukizwa kwa nyako nukuhe? Urakoze cyane, ubajije neza. Ubanje kubaza ngo ese gukizwa ni iki? Mu yandi magambo agakiza ni iki? Igitabo ca Luka igice cya mbere umurongo wa 76 ugeze nko ku murongo wa 77, ubu ni ubuhanuzi bwa se wa Yohana, arimo ahanurira igihe umwana Yohana yaravutse aje ari integuza ya Kristo. Sinzi nimba twasoma aho hantu iyo 200 gusa, ariko ntacyo wenda nayivuga gusa, abantu bo bazahasoma. Muzasome muri Luka igice cya mbere umurongo wa 77. Hagaragaza neza ko agakiza, definisiyo y'agakiza ari ukubabarirwa kw'ibyaha. Iyo niyo definisiyo y'agakiza, kubabarirwa kw'ibyaha niko gakiza. Hanyuma warumbwiye ngo gukizwa kwa nyako niki? Nta gukizwaga kwa feke n'ukwa nyako. Gukizwa kose ni kumwe, ni ugukizwa. Ubundi dukizwa iki? Dukizwa urupfu rw'iteka. Iyo dukijijwe urupfu rw'iteka duhabwa iki? Duhabwa ubugingo bw'iteka. Iryo jambo iteka rero ni ubwiru bukomeye, nabwo butahishutse mu myigishirize nje numva hanze ahangaha mu matorero menshi. Gukizwa, dukizwa urupfu rw'iteka, tugahabwa ubugingo bw'iteka. Mu yandi magambo, iyo ukijijwe
ubukuwe mu rupfu rw'iteka, ubuhawe ubugingo bw'iteka. Ubugingo bw'iteka ni ukuvuga ngo ntaho bugera ngo bugarukire aho ngaho, iteka nyine ni iteka, everlasting life. Hanyuma hari ikintu wari ubajije ngo none tuzamenya gute abakijijwe n'abadakijijwe. Iki Bibiliya yakivuzeho neza cyane. Bibiliya ivuga ngo twe nk'abantu tuzabamenyera mu ngeso zabo. Hari ibintu bibiri ivuga. Bibiliya ivuga twebwe muri Kristo Yesu, ikavuga na Kristo Yesu muri twebwe. Iyi ni indi topic nshobora kuvugaho ibintu birebire bigakurura ibintu byinshi, ariko reka mbivunagure gutya mu magambo make. Twebwe muri Kristo Yesu, twebwe muri Kristo Yesu ni relation dufitanye n'Imana. Imana iyo twitegereje ikatubonera muri Kristo Yesu, itubara ko turi abakiranutse. Abakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 21. Uhereye ku wa 17 hazavuga ngo iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha, ngo ibya kera biba bishize, dore byose bihindutse kuba bisha. Ibi ngo twabiheshejwe n'Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo Yesu, natwe ngo iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Iyo ugeze kuri 21 haravuga ngo kuko utarigeze kumenya icyaha, uyu ni Kristo Yesu, Imana ngo yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo natwe abanyabyaha twambare gukiranuka kw'Imana, tutabiheshejwe n'imirimo myiza dukoze, ngo tubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu gusa. Mu yandi magambo rero, twebwe muri Kristo Yesu ni uburyo Imana itubonamo ikatubara ko turi abakiranutsi bidaturutse ku byo dukoze. Hanyuma Kristo Yesu muri twebwe ni uburyo isi tubona, nico duhuriyeho n'isi, ni relationship yacu n'isi, nico duhuriyeho n'isi. Isi iyo turebye ikabona muri Kristo Yesu, ikabona Kristo Yesu muri twebwe, ngo bitera benshi guhinduka. Niho umwanditsi yavuze ngo imirimo yanyu myiza n'ingeso zanyu nziza, ngo ab'isi nibabireba ngo bibatere kugira gute? Guhinduka. Iyo ni presence ya Kristo Yesu muri twebwe. Rero igiti cyiza ibihe byose kizera imbuto nziza. Uyu muntu koko wabyawe n'Imana yera imbuto nziza, akora imirimo myiza y'Imana. Biriya byose idini ryo rigira ko ari ryo rembo ry'ijuru, ntabwo ari ryo rembo ry'ijuru, ahubwo ni ingaruka zico twaherewe muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo, imirimo myiza ni product y'agakiza, ariko imirimo myiza ntabwo ari urufunguzo rutanga agakiza. Idini rero rirabicurika, imirimo myiza rikabigira urufunguzo rw'ijuru kugira ngo abantu bagume baze babagana ari benshi, ibyo babategeka byose babikore ko barakoreraga ijuru. Ariko siko kuri. Imirimo myiza ni imbuto z'igiti cyatewe ku mugezi. Mu yandi magambo, imirimo myiza ntabwo ari ikintu twanakwigishwa gukora, ni ibintu bihita bivuka muri twebwe iyo tumaze kwizera Kristo Yesu. Rero Kristo Yesu muri twe yera imbuto nziza, yera imirimo myiza, bigatera n'ab'isi guhinduka babonye imirimo dukora. Ariko rero icyo abantu bitiranya, birashoboka ko uyu muntu wabyawe n'Imana wakijijwe igihe cyagera agasubira inyuma, cyangwa se akaba yakora icyaha, cyangwa agakora ibyaha mbishire mu bwinshi. Ibyo birashoboka kuko tukiri mu isi, nta ntungane n'imwe bushobora kwira idacumuye. Ni ijambo ry'Imana ribivuga, kuko ducumura mu mitekerereze, ducumura mu mivugire, ducumura mu mikorere. Iyo aba rero ibi bavuga ngo Mana mbabarira ari byo koko bibabarira ibyaha, nta muntu wabonye ijuru. Kuko mu mitekerereze ibyaha umuntu ashobora gukoramo, ntabwo wabona umwanya wose wo kubitondogora, nakoze iki, natekereje iki, nagize no, hari uko nguko ijuru nta ntuharibona. Ahubwo ikindi kandi imbabazi z'Imana zaba ari cheap, agakiza kaba gaherereye ku muntu, ubushobozi bw'umuntu n'imbaraga z'umuntu mu kubasha kuvuga no kwatura ibyo yakoze. Ahubwo ibi ngibi ni ibyo tuvuga gusa mu gihe twababaye, twabuze uko tugira, tugataka nyine tukavuga ibitugoye n'ibituremerereye, ariko si yo nzira y'Imana mu gakiza cyangwa guhesha abantu ijuru. Ubwo rero nk'uko warubajije, umuntu ukijijwe agomba kwera imbuto nziza, ariko mu gihe bibaye akaba yasubira inyuma, twe kumucira iteka ngo yarahangutse, ngo yataye agakiza. Guta agakiza iyo si imvugo y'abana b'Imana, iyo ni imvugo ya Satani, ni imvugo y'umwanzi igamije kutwambura, igamije kuturiganya kuco twahawe na Kristo Yesu citeka. Ubwo urugero, reba uyu mwana w'ikirara ntuzi byamubayeho. Muri uyu mugani Yesu ubwe yaciye, umwana ngo yafashe ibintu byose, umutungo wa se munani we yamuhaye arahabuka, ngo awujana mu bishuko n'ibyaha byose bishobora gukorwa muri iyi si iri munsi y'izuba, munsi y'ijuru, arabikora byose. Ariko igihe kigeze ngo agera gute? Asubirayo. Birizi vuga ngo Isaki murangiza yagize gute?
yamwakiranye umutima w'urukundo n'imbabazi, yamubabariye ataragira icyo avuga. Biriya byose asigaye avuga ngo data nagucumuyeho, nushaka ungira umugaragu, nushaka ugire gute, ndi umunyabyaha. Nibyo by'ibimwe abantu urimo mbaza abantu bavuga byo gusaba imbabazi n'ibiki, nibiri uriya mwana yarimo akora. Ariko biriya byose si byo byahesheje ise kumubabarira. Ise ngo akimurangiza ngo yamwakiranye umutima w'imbabazi n'urukundo. Kubera iki? N'imbuto yiwe. Ntacyo wakora ngo uve mu muryango wa so. Ushobora gukora ikintu kibi ukitwa umwana wa runaka ariko wabaye ikirara, ariko amaherezo urukundo rw'Imana ruratugarura, rukatujutsa, rukadusubiza mu murongo. Urakoze cyane.